nguhaye ikaze we wakanze subscribe, dusaba n'umuntu utarakanda subscribe kuba yayikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya buri munsi. Nta gutinza rero reka duhite dutangira uyu munsi. Ndashaka ko dutangirana n'umuhanzi bita Juno Kizigenza. Ngiye kugaruka mu kanya gato mbabwira amateka ya Juno Kizigenza, uburyo yinjiye mu muziki, mbega muri make amakuru arambuye kuri uyu muhanzi wacu Juno Kizigenza. Nta gutinda rero reka duhite dutangirana n'umuhanzi wacu navuze ko tugiye kuganiraho muri uyu munsi. Uyu muhanzi muzi nka Juno Kizigenza, amazina ye nyakuri ni Kwizera Jean Bosco Junior, ariko azwi nka Juno Kizigenza. Yavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri, uri kumva ko n'ejo bundi ubwo afite imyaka makumyabiri n'itandatu, akaba yaravukiye mu karere ka Kicukiro. Ubwo ni umunyarwanda, akaba aririmba injyana afropop, afrobeat n'umuziki w'urukundo uhuza injyana nyinshi. Juno ni umwe mu bahanzi rero bakomeye mu Rwanda, cyane cyane mu njyana y'urukundo, mu muziki wifashishwa beat zigezweho ndetse n'injyana zibyinitse. Rero reka mbabwire uko yatangiye muzika n'amateka. Uyu muhanzi wacu Juno Kizigenza yatangiye umuziki mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, igihe yinjiye mu muziki w'ikinyamwuga. Yamenyekanye cyane ubwo yari ashyigikiwe na Bruce Melody binyuze kuri Raba Igitangaza Music. Yashyizemo cyangwa se yinjijwemo na Bruce Melody, kubera ko iyi Igitangaza Raba Music akaba ari iya Bruce Melody, ikaba yarashinzwe na Bruce Melody ndetse akaba ari we wayihagarariye. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe rero yavuye muri iyo Raba kugira ngo akomeze umuziki wo kuwikorera mu buryo bwigenga cyangwa kuwukora kinyamwuga nta muntu umukoresheje. Reka tugaruke tureba ibyo yagezeho uyu muhanzi wacu Juno Kizigenza. Juno Kizigenza rero yegukanye ibihembo bikomeye mu myaka ya mbere y'umuziki we. Akaba yeregukanye Best New Artist mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu Isango na Muzika Award. Akaba yaragukanye Upcoming Artist of the Year mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, The Choice Award. Song of the Year mu mwaka akaba nabwo yaregukanye igihembo cya Song of Year mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, Isango na Muzika Award. Akaba yaregukanye n'ikindi gikombe cya Best Collab mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu Isango na Muzika Award. Reka tugaruke tureba indirimbo cyangwa se ibihangano bye bikunzwe cyangwa se byakunzwe yabashije gukora. Uyu muhanzi rero akaba yarakoze indirimbo zirimo nka Mpa Formula, akaba yarakoze Solid, akaba yarakoze na Zubaye, akaba yarakoze Away Fit Airways, akaba yarakoze Prism, akaba yarakoze Igitangaza yakozwe na Ken Soul ndetse na Bruce Melody. Akaba yarakoze Urankunda, akaba yarakoze Abahungu, Care 6 RD, akaba yarakoze Shenge, akaba yarakoze ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye zagiye zimenyekana. Reka tugaruke tureba kuri album yakoze ndetse na EP. Yashyize hanze EP yise 6 kg, ikubiyemo indirimbo zakunzwe mu ntangiriro za kariyeri ye y'umuziki. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yasohoye album ye ya mbere yise Yaraje, ikubiyemo indirimbo zigera muri 17, harimo izo yakoranye n'abandi bahanzi bazwi mu Rwanda nka Bruce Melody, Ken Soul, Butera Knowless, Riderman, King James ndetse n'abandi bahanzi. Album Yaraje yakunzwe cyane ku mbuga zinyuranye, aho imaze kumvwa na benshi kurusha indirimbo yagiye akora. Akaba yarakoze izo ndirimbo zikaba zararebwe ugereranyije n'izindi ndirimbo cyangwa se n'izindi ndirimbo zagiye zisohorwa mu myaka 3 ishize. Ubwo muri make izo ndirimbo ze nizo zarebwe cyane ugereranyije. Reka tugaruke tukubwira ibitaramo bikorwa ndetse n'ibyagezweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu.
Uyu muhanzi rero Juno Kizigenza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu yitabiriye kandi yagiye kuririmba mu bitaramo bikomeye nka MTN Iwacu na Muzika Festival mu rwego rwo kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki nyarwanda. Yavuze ko mu myaka 5 amaze mu muziki yasohoye hafi indirimbo zigera ku ijana. Uyu muhanzi rero akaba asohora indirimbo imwe imwe buri kwezi ugereranyije n'imyaka amaze mu muziki ndetse n'indirimbo amaze gukora. Uyu muhanzi rero Juno Kizigenza hari aho yagombaga kuririmba muri Uganda Rwanda Music Festival ariko ahindurirwa gahunda kubera inshingano ze ku bitaramo byo mu Rwanda. Reka tugaruke tureba mu buzima bwe bwite cyangwa se tugaruke twinjira mu buzima bwe bwite ku giti cyiwe. Nari nkubwiye ko tugiye kugaruka tureba mu buzima bwe bwite uyu muhanzi wacu Juno Kizigenza. Hari inkuru nyinshi cyane zivuga ko yaba yarakundanye n'umuhanzi cyangwa se yaba yarari mu rukundo mu minsi yashize n'umuhanzi bita Airways. Zivuga ko mu bihe byashize yaranzwe n'ubuzima bw'urukundo na Airways kandi babanje gukorana hamwe indirimbo bise Away. Yagaragaje kandi uburyo yubahamo cyane abahanzi b'inkwakuzi bakora umuziki nyarwanda nka Miss Jojo, aho yigeze no kumushyigikira ku rubyiniro. Reka tugaruke tureba aho wamugeraho cyangwa se kumukurikirana. Uyu muhanzi wacu rero Juno Kizigenza afite urubuga rwe rwemewe junokizigenza.com, aho ashobora kubona amakuru y'ibitaramo, alubumu ndetse n'ibindi. Ushobora kandi kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, aho akunzwe cyane n'abamukurikira bagera mu bihumbi amagana n'amagana. Uyu muhanzi rero Juno Kizigenza akaba ari umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki nyarwanda cyangwa se mu baririmbyi b'u Rwanda. Akaba afite icyo asobanuye muri uyu muziki. Reka mbashimire rero mwebwe twabanye muri iki kiganiro, mwabanye muri iki kiganiro ni Shibra. Reka dusubire ubutaha, gusa mbibutsa gukora subscribe ku bantu batarayikora, nshimira n'abayikoze. Ubwo duhuze mu kindi kiganiro. Ciao ciao.